kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamusi cyiza bivanye nawe buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 23 Nyakanga mwaka wa 2025, kuwa gatatu iragira iti ntabwo waba umusirikare n'umusivile icyarimwe, ntabwo waba umusirikare cyangwa umuturage icyarimwe. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza igira iti twarabatuwe rwose. Niturangiza turimbane indirimbo, niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Tuza gusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa mbere tugeze kuri 7.
ubutware, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mu ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza, azanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranyije. Amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 2 duhere ku murongo wa mbere kugeza kuri 7. Aravuga ngo twamagambo aravuga ngo Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kugira ngo umusirikare yemerwe agomba kunyura mu bintu bitandukanye, agomba kunyura mu makosi atandukanye, agomba kuba yararanzwe na disipline, agomba kuba anezeza afande wese cyangwa se shebuja umukorera, shebuja akorera akazi ke neza, akagakora neza adakererwa, ku rugamba adatinya, n'ibindi. Natwe abakristo tugomba kurangwa na disipline, inyifato nziza y'abana b'Imana y'abakristo imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Tukamenya ko tudakwiye kwifata uko tutari, twiyubaha, tugerageza kwera imbuto zikwiriye abihaniye. Reka mbabwire cyangwa se mbasangize inkuru imwe yanshimishije, nabashe kwigiraho nk'umukristo ariko kandi nk'umusirikare wa Kristo. Igihe kimwe nari mu modoka, twari tuvuye ahantu mu by'akazi, ndetse turi kumwe n'umusirikare w'igihugu kimwe, wenda ntarinze kuvuga mu izina, ariko nimara kuvuga ibyo namubonyeho uraza kugeraho ubashe kwibwira icyo gihugu, cyangwa se ubashe no kuba watekereza ukamenya aho yaba akomoka. Turi mu modoka tuvuye mu kazi ahantu mu giturage, twageze ahantu dushonje, tumerewe nabi twese ko twari twiriranwe. Nyuma tuza guhingukira ahantu usanga abaturage bari mu muhanda bari kosa ibigori, maze abari mu modoka hafi ya bose baguze ibigori, batangira kugenda babirya mu modoka. Hanyuma umwe mu baturage aha umusirikare ikigori ngo nawe arye, hanyuma umusirikare aramuhakanira, aramutsembera bitewe n'uko yari yambaye impuzankano cyangwa se umwambaro w'akazi. Abari mu modoka bose byarabatunguje, baratangara ko twese twari dushonje. Abandi bo batangira kwira ibigori, nuko baramuha arabyanga. Ahandi twese mu by'ukuri twari dushonje, twiriwe ahantu. We agerageza kwihangana, yanga gusebya shebuja, yanga gusebya akazi ke, yemera kugenda mu modoka n'inzara, yemera kugenda uko yiriwe, aremera arihangana kugira ngo ataza kurira mu ruhame
kugeza dutandukanye, nahise nigamo ko umukristo nubwo yaba ari mu bihe bigoranye agomba kwiyubaha, agomba kwihesha agaciro mu mwanya abona ko ari mu mwanya utari uwe. Akwiye kwihangana akifata, ibyo yifuza akabibona nyuma kandi byiza, bitamugayisha cyangwa se bitagayisha shebuja cyangwa se n'abandi bafatanyije urugendo. Bene data, hari igihe abantu bashaka kuba byose. Umuntu agashaka kuba umukristo ndetse akaba ashaka no kuba umupagani. Ntabwo byakunda, ntibyashoboka, ntibikwiriye. Ukwiye guhitamo. Nta muntu wakeza abami babiri kuko yakunda umwe akanga undi. Ntiwabarizwa mu gisirikare ngo ubarizwe no mu basivili. Ugomba kubagiraho ubarizwa. Natwe tugomba gushaka uko tunezeza umwami wacu Yesu Kristo, tukabarizwa mu bakristo nyakuri, tugashyira ku ruhande ubushake bwacu. Nta musirikare ugira ubushake bwe, ahubwo agira ubushake bwa shebuja, akorera kuri ordre. Natwe abakristo dukwiye gukorera kuri ordre y'umwami wacu Yesu Kristo. Icyo atubwiye akaba ari cyo dukora. Wifurije kuba umusirikare nyawe mwiza, ushimwa na shebuja ari we Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, twimbaje ko ari wowe umutoza wacu, ari we mutoza wacu mukuru, utwigisha inyifato, utwigisha uko tubaho muri urugendo, twirinda, twiyubahisha nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Utuhe imbaraga. Urakoze, urakarama. Bana natwe muri byose, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Kabana Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, shalom, ndabakunda.